Hari amabanga abagabo bakunda guhisha abagore kurusha ayandi. Buri muntu wese burya agira amabanga ye ataba yifuza ko abandi bamenya. Abagabo rero kimwe n'abasore nabo bagira amabanga bahuriyeho by'umwihariko kandi bakunda guhisha cyane abakunzi babo. Ibanga rya mbere bakunze guhisha: kwireba mu ndorerwamo. Abagabo n'abasore usanga binubira uburyo abagore n'abakobwa batinda bireba mu ndorerwamo, nyamara nabo bajya bafata umwanya uhagije bakireba mu ndorerwamo ndetse bakikora utuntu dusekeje. Ariko ibi ngibi babikora bihishe, n'iyo umugore amuguyeho arijijisha ku buryo utamenya ibyo yari arimo. Icya kabiri, kugira ubwoba. Abagabo bamwe batinya ibinyabwoba kandi abandi bagatinya inkoko, imiserebanya, utuyoka duto n'utundi dusimba tworoheje ku buryo iyo akabonye ahindura inzira, kandi rimwe na rimwe bakagira ubwoba bagatinya abandi bagabo bagenzi babo, ariko nta mugabo n'umwe ushobora kubyemera. Mbese bagira ubwoba mu ibanga. Kubura amafaranga. Abagabo n'abasore iyo amafaranga bashizeho bihagararaho cyane bakabihisha ku buryo udashobora kubimenya. Bakunze kandi guhisha umubare w'abakobwa baryamanye nabo. Iyo yaryamanye n'abakobwa benshi akubwira umubare muto kugira ngo utumva ko aryama aho ageze hose kandi ko nta kindi agukeneye usibye kuryamana nawe. Iyo yaryamanye n'abakobwa bake cyangwa nta n'umwe akubwira umubare munini kugira ngo udakeka ko nta burambe bukaza afite muri icyo gikorwa. Gufuha. Abagabo n'abasore barafuha. Iyo akubonye n'umukunzi wawe wa kera cyangwa se undi muntu abona ushobora kuba afite byinshi amurusha, nyamara nubwo abagabo bafuha cyane barabihisha agashiramo. Nta mugabo n'umwe ujya yemera ko yapfuye. Agahinda. Ubusanzwe abagabo n'abasore ntibakunda kugaragaza bya byishimo bya cyane byo gusara, ahubwo akenshi bagaragaza umujinya. Nyamara burya abagabo n'abasore nabo bagira agahinda kenshi ndetse rimwe na rimwe bakaba biherereye. Icya karindwi nacyo cya nyuma. Abagabo ntibemera amakosa. Umugabo cyangwa umusore mu ikosa yihagararaho cyane akagerageza kubyoroshya ku buryo bigabanya ubukana. Kimwe n'uko iyo bishoboka ikosa rihishe akaza kurikosora yiherereye. Nta mugabo ubyemera ko yakosheje. Mbese nta mugabo ujya ukosa kuko amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Mubigejejweho na Bangabiki Habyarimana.